ikibazo mbaza kuki hategerezwa yuko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ajyayo ndetse bikegereza nuko tugirana ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo hakorwe ibisanzwe biri mu nshingano zabo. Kuki byagombye gutegereza iki gihe cyose? Murakoze. Twagize imbogamizi kuva dutangira uyu mushinga. Hari imbogamizi zajyanye n'inyubako ziri mu gishanga, ku buryo rero twagize igihe cyo gushaka ibyangombwa mu nzego zitandukanye kugira ngo batwemerere kubaka biriya bikorwa remezo ahantu nka hariya mu gishanga. Mu gihe rero process yo kugira ngo haboneke ibyangombwa yarakererewe, turabyemera, ndetse noneho dutangiye no kubaka kubera ko nk'uko twabivugaga ari mu gishanga no gushyira inyubako mu mazi hagiye haba impinduka mu myubakire kubera imiterere y'aho hantu. Ni ukuvuga ngo nivo y'amazi iri hafi, byasabaga rero kugira impinduka zimwe dukora cyane nko gushyiraho imiyoboro izayobora amazi avuye muri breeding center kugira ngo akomeze mu mugezi n'ibindi. Izo mpinduka rero nizo zateye ubukerererwe, ariko nk'uko twari twabibabwiye twashyizeho uburyo bwo kwihutisha imirimo dukoranye na rwiyemezamirimo ndetse na supervising farm Gasabo Trade ariyo dukorana, ku buryo twumva rwose nk'uko twabibijeje turabyihutisha bishoboka, twashyiramo imbaraga zacu zose kugira ngo uyu mushinga ubashe kugera ku ntego zawo. Murakoze. Aya mateka mutubwire y'igishanga twayasanzeho mu gihe twaganiraga kuri raporo y'umugenzuzi mukuru umwaka washize. Icyo cyari cyabikereje, ibyo byari byarangiranye n'icyo gihe. Ubu ngubu bigeze wenda no kwijanisha ritanga icyizere nyuma y'ubukererwe bunini. Hari ikibazo cy'ibikoresho muri icyo gihe cyose, ku cy'ibikoresho bitashatswe ngo bize bibe bihari umushinga urangire ukomeye, kuko nicyo basobanuye nanone cya value for money. Uko ibintu bitinda niko bihenda, ni nako n'ibibazo by'amafi nabyo bikomeza mu gihugu. Reka iki kintu nacyo cyo gutinda, niba hari n'umukozi ubishinzwe wagufasha agira icyo abisubizaho, ariko iki ngiki kirimo kudakoresha neza umutungo wa leta. Kuvuga ngo ubundi bikoresho nyine bijya mu mazu ahubatse, kandi murabizi n'ubundi hari na procedures z'amasoko uko zitangwa. Hari ubwo rwiyemezamirimo atahita aboneka, ariko kandi hakabaho no kuvuga ngo n'ubundi ntiwazana ibintu bitari buhite bikora, nabyo kiba ikindi kibazo. Ariko nk'uko mwabivuze nuko n'inama tugenda tuzibona, yaba ari ku mugenzuzi ndetse namwe, ukuvuga ngo kandi natwe biba bituraje inshinga, ntabwo ari ukuba hari abantu baba barangaye cyane, ariko tukumva ko ubu ngubu inyubako nk'uko zirangiye n'ibikoresho nabyo bigahita bijyamo, byahita tugera ku ntego, kuko n'ubundi ibikoresho ntitwari kubizana tubishyira ahantu tudafite aho tubishyira. Nk'ubu rwiyemezamirimo nari mbabwiye yagiye kureba uko size cyangwa se uko inyubako ingana kugira ngo ashobore gukora kugura ibikoresho bihwanye nabyo. Tukumva ko nubwo biba byakerewe nyine na makosa n'uburangare biba wenda biturutse ku mpamvu zitandukanye, ariko tukumva ko muri ubu buryo ndetse n'izindi projet zigenda zikurikiraho abantu barushaho kugenda biga kandi bakarushaho gushyira mu bikorwa. Murakoze. Nyakubahwa Deje, cyo nacyo nubwo tugiye kugisozaho, nta kuko ntituri bujye muri procedure z'amasoko. Ni kuvuga ngo procedure z'amasoko ziratinda, nabyo biva muri planification, muri procurement plan, kuko iyo uzubaka size y'inzu uzubaka n'ibikoresho uzashyiramo ubitegura mbere, bishobora gukorwa ku buryo igihe umushinga urangira n'ibikoresho biba byahageze. Si ukuvuga ngo nabyo bize bibe ayito. Iyo nayo ni point asobanuye, ariko wumva nayo idafite ishingiro. Wenda iby'amasoko twareka kubitindamo,
ariko mukatubwira ngo ibikoresho bizahagera ryari, breeding center izaba yatangiye ryari gukora. nibyo rwiyemezamirimo ushinzwe imirimo yatwijeje ko mu kwa munani ibikoresho bizaba birimo kandi seta izaba irimo gusoza. Murakoze. Mu kwa munani mu kwa munani. Murakoze. Uwigeze kuri Ntuwiyabigeze kuri kangahe nicyo nabazaga. Mupenzi yanyunganira. Murakoze. Urebye kubera ko inzu zarangiye n'indi mirimo yo hanze bakora bigeze nko kuri 85%. Ejo bundi turi kumwe n'aba engineer n'abashinzwe gukora supervision no kubatubwiraga Nyakubahwa. Murakoze. Nyakubahwa Mupenzi, uherukayo? Nagizeyo. Uherukayo, nagiyeyo. Inyubako zararangiye? Hari inyubako zararangiye, hasigaye gusakara ahantu hazajya ari ibyo bita ngo research aquarium cyangwa se fish aquarium, niho honyine. Kandi muri weekend batubwira ko niho bari gusakara amashitingi ashinzwe kubikora yarahari. Ntabwo inyubako zirarangira? Ikitarangira ni mwe imbere kubera ko ni system yo kwinstara amazi. Tubwiye ko inyubako zarangiye ariko inyubako ntabwo zirarangira. Ni nka finissage isigaye nka finissage isigaye kuko kubako zirubatse. Nta muntu uba kuri site hano uhari ngo atubwire? Turabyemera ntabwo inyubako zirarangira ariko turi muri finishing uko bazana ibikoresho no kubaka kuri site birajyana. Ntabwo dukora kimwe ngo ikindi gihagarare. Mu by'ukuri rero turabizeza ko byose birimo kujyana. Abanyakubahwa abadepite turabitwarana. Ibitararangira mu bijyanye n'inyubako nk'uko nari nabibabwiye, hari n'imiyoboro y'amazi n'ibindi byose bigomba gukorwa, birajyana no kuzana ibikoresho, kandi turabizeza ko byose biri muri iyo timeline twabahaye. Murakoze. Hari kimwe kijyanye no gucuruza ishwagara hanze ya systeme ya smart nkunganire. Byagaragaye ko ishwagara isabwa ikanagurishwa hanze ya systeme. Umugenzuzi ntabwo yabonye icyerekana ko icururizwa muri systeme, ariko namwe nibyo mwavuze ko bigoye cyangwa bihenze. Muvuga ko ariko mugiye gukomeza gufatanya n'abafatanyabikorwa ngo murebe uburyo buhendutse bwatuma ibikorwa bijyanye n'ishwagara byose bikorwa. Twifuzaga rero, komisiyo yashakaga kumenya hari icyo mwari mwageraho, bimeze bite ibijyanye n'ishwagara bizanozwa mu bijyanye na systeme bite ryari. Ikindi cyo numva mwagiye mukigarukaho kijyanye n'ibinyuranyo byagaragaye hagati y'inyongeramusaruro zasabwe abahinzi zabagezeho, ko bijyana n'ubushobozi bw'ugura, ari nacyo nari nabajije kijyanye na kwa kujera stock, mukamenya ngo dufunze dufite iki, tuzafungura dufite iki, tunaheraho twongeraho. Ntabwo menya nacyumvise neza icyo mwagishubijeho, ariko cyo wenda ubwo cyakomeje kugarukaho ubwo tuvuga ari ibijyanye na systeme byanze bikunze kiragaruka. Ikindi ni intege nke zagaragaye nanone muri smart nkunganire, nubwo ari byo mwakomeje kuvuga, ariko hari ibiri presi umuntu yagarukaho bigaragara kuri page 79 kugeza kuri 84. Bigaragara ko hariho kubura uburenganzira ku makuru ya kera. Nubwo mwavugaga ngo hari amakuru ya kera, ariko biragaragara ko kuyageraho bitoroha, kandi bikanasaba buri gihe gukoresha aya beka tech house. Ikindi ni uburyo bwo kwishyura, hari igihe buba budakora, nubwo byari byagiye biteganywa, ariko nabyo bigenda bigaragaramo ibibazo. Noneho n'uturere ntidufite uburyo bwo gukurikirana muri systeme inyemezabwishyu cyangwa fagitire zamaze kwishyurwa n'izitarishyurwa. Ikindi ni ubusabe bw'abahinzi bumara igihe kirekire nta bisubizo babonye, ugasanga hari imibare minini igipendinga muri systeme kandi kamara igihe. Honorable Muzana yabigarutseho,
ariko ntabwo ari amasaha 2 gusa, bishobora no kurenga. Ikindi ni ukubura raporo ku rwego rw'igihugu. Systeme ntitange raporo ku rwego rw'igihugu, ugasanga iratanga raporo ku rwego rw'intara no ku rwego rw'intara n'inzego zo hasi gusa, ariko ku rwego rw'igihugu ihuzwe systeme ntiyitanga. Ikindi ni uko mopa app yerekanye ko idakorana n'abantu bafite iPhone, ikorana gusa n'abandroid. Muratubwira niba byarakemutse cyangwa ariko bikimeze. Ikindi ba bantu ntibashobora kwikorera raporo bayikoresha, baba bo muri lab baba n'abandi, n'ubundi bisaba ko mugomba gusaba raporo kuri Beka Tech House. Bakagombye kugira uburyo system ibaho uburenganzira namwe bwo kuyikorera batari bo buri gihe babibakoreye. Ikindi kigaragara ni icy'abagoronome badashobora kwiyandikisha ubwabo, bakandikwa gusa ari uko bafashijwe n'abakozi ba RAB. Icyo gihe byaragaragaye, natubwira niba ariko bikimeze cyangwa hari inzira zo kubikemura. Ikindi ni ukubura uburyo bwiza bwo kugenda abantu bashakisha amakuru, ariko n'uburyo bwo kuyakuramo ayo ushaka, kuyayungurura uvuga uti ndashaka ya uyabone, ndashaka ya uyabone. Ngira ngo nicyo cyafasha, nicyo cyaba ari akamaro ka systeme, ku buryo umenya ngo nkeneye iki ukakibona, ikindi gihe wakenera ikindi nacyo ukakibona. Byaba ariyo nyungu yo kuba abantu bafite systeme tubona ko nyine nahenze, ariko yakagombye no gutanga umusaruro unoze. Hari noneho n'ibikorwa bimwe bya systeme bidakora, nk'icyo gukurikirana umusaruro n'ibindi. Hari noneho n'amakosa ashingiye kuri seriveri ubwayo, ikaba yagira ikigahagarara kandi ari mu gihe yakagombye kuba ikora. Ikindi kibazo nifuzaga ko mugira icyo muvugaho ni intege nke zagaragaye cyangwa zikomeje kugaragara, kuko ni gahunda imaze igihe muri gahunda ya Girinka. Mu igenzura ryakorewe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya Girinka mu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025 byagaragaje ibibazo byinshi, ariko wenda nagaruka kuri bike. Harimo ikinyuranyo cy'umubare w'inka wari uteganijwe n'uwagaragajwe muri raporo z'uturere ko ari wo watanzwe, ikinyuranyo kingana n'1,115. Ntabwo habonetse amakuru asobanura iby'iki kinyuranyo. Ikindi ni abagenerwabikorwa bitagaragara ko bahawe amahugurwa nk'uko amabwiriza abiteganya. RAB ntaho yerekanye ko hari aho yahuguye abagenerwabikorwa abagiye guhabwa inka cyangwa se abazihawe. Ikindi ni uko nta raporo za buri kwezi, nta n'iz'igihembwe zagaragaye kuri RAB. Ikindi nanone ni uko nta na raporo rusange y'igikorwa cya gahunda ya Girinka gihuje. Urumva iyo ukwezi n'igihembwe itabonetse, ubwo ni na rusange nyine ntabwo yapfa kuboneka. Ikindi ni uko n'amafaranga yagenewe iyi gahunda ya Girinka ku rwego rw'uturere, ntabwo uturere twagiye tubaha raporo y'ingengo y'imari yagenewe iyi gahunda ngo RAB ibikurikirane imenye ngo akarere kahawe aya, kakoresheje aya n'ibindi. Ikindi rero ni ukubura database rusange ngo habe hagaragara amakuru ya gahunda ya Girinka guhera muri 2026 itangira kugeza ubu, yerekane inka zatanzwe, abazihawe, aho baherereye n'uko zimeze ubu. Ubwo byanze bikunze igaragaye yagaragaza izapfuye, izashumbushijwe, izituwe, izororotse ku ruhe rwego, ku buryo nyine abantu bamenya ngo iyi gahunda ya Girinka yagiyeho iki gihe n'iki, ku ntego zisobanutse twese tuzi. Hanyuma uyu munsi bigeze he, zabaye izingana iki ahantu hose, ku buryo iyo gahunda yaba ifite amakuru ahagije. Numva ari ibyo bagarukaho. Murakoze nyakubahwa Perezida. Turashimira Honorable Claire ku bibazo yagaragaje. Icya mbere ni ikijyanye no gucuruza ishwagara
muri sisiteme ya smart nkunganire. Nibyo ntabwo ishwagara turabasha kuyishyiramo muri sisiteme ya smart nkunganire. Ubu icyo abahinzi bakora gusa no kwiyandikisha muri SNS, ariko turimo gukorana na BK House kugira ngo n'uburyo bwo kuba ibikorwa byose by'ishwagara itanzwe kuri nkunganire bikorerwa muri sisiteme. Imbogamizi yari yabayeho nk'uko byagaragajwe muri management comment twatanze ni kijyanye na cost implication yo kuba ishyirwamo yose, ariko turimo kubyigaho dukoranye n'impande zose, ari BK House, ari PTC n'abandi bafatanyabikorwa n'aba suppliers bishwagara kugira ngo ibashe gushyirwa muri SNS system, ariko bitagize impact nyinshi ku giciro cy'ishwagara igurishwaho ku bahinzi. Turimo kubikora rero, twabizeza ko mu by'ukuri mu gihe cya vuba icyo kibazo nacyo tuzaba turimo kugikemura. Ku zindi nyongeramusaruro se ziri muri sisiteme nta giciro kijyaho? Naho kijyamo, ariko ishwagara buriya dukoresha nyinshi cyane. Iyo bara kuri hegitari nka toni 2.5 aba ari nyinshi cyane. Iyo hagiye rero amafaranga yongera kuri margin y'ikiro aba amafaranga menshi. Nibyo turi kwiga ngo turebe uburyo byakorwa, ariko bikabasha korohereza abayikore ari abahinzi ndetse na government itanga nkunganire, tukoroherwa twese ku giciro cya gisaba. Ariko gahunda y'ishwagara ni gahunda twumva y'ingenzi, kandi turashaka ko nayo ijyanye na gahunda ya nkunganire byose bikorwa muri sisiteme. Ni matter of time. Murakoze. Ubu se ko irimo kugenda iba nkeya, murimo gukorana mute n'abandi bayikenera? Murakoze cyane. Nibyo ngira ngo no mu ngendo mwarabibonye, iragenda iba nkeya kuko ikoreshwa na inzego zitandukanye, ariko dufatanyije na Minagri na Minarok ndetse na Rwanda Mining Board turimo gukorana kugira ngo muri prioritization na secteur y'ubuhinzi yitabweho, kuko ni nyongeramusaruro y'ibanze ikenerwa ifasha ko n'izindi nyongeramusaruro twashyize mu butaka zibasha gukoreshwa mu butaka busharira. Turimo rero gukorana n'izo nzego zose kugira ngo badufashe ari ba rwiyemezamirimo bakorana na RAB kuyigeza ku bahinzi ko baba babona ibyangombwa. Murakoze cyane. Iyo igihembwe cy'ihinga gishoje haba itsinda rihuriweho rya RAB na EPTC n'abafatanyabikorwa batandukanye ku karere, tukazenguruka amaduka yose kugira ngo turebe stoke isigaye. Iyo stoke rero yasigaye tuyishyira muri crossing report y'umwaka, noneho ibizasigawe zigaherwaho muri sezo ikurikiyeho, ariko ziba zabaye captured kugira ngo zitaza kugarukamo kabiri. Turabyitaho rero mu gihe cya closing report tukareba inyongeramusaruro zasigaye mu maduka y'abahinzi, kuko ibihembwe by'ihinga birakurikirana, usanga nta mwanya munini urimo hagati. Izo rero zasigaye ubundi zirozita ko n'abahinzi bahinga vuba bahita babona inyongeramusaruro hafi yabo iyo sisiteme yongeye gufungura ku kindi gihembwe. Ariko raporo ziratwereka yuko abacuruzi bacuruza ifumbire inyongeramusaruro zirenga izo baranguye kuri iyo sizoni, kandi mu by'ukuri igisobanuro nyacyo ni ukubera yuko baba batagaragaje iyagumye inyongeramusaruro zagumye muri stoke ngo zinjire muri sisiteme. Niba babyitaho se kuki icyo kibazo kidakemuka, tugahorana imibare idahura muri buriya buryo? Murakoze. Honorable Francine. Murakoze nyakubahwa Perezida. Ngira ngo kuri icyo kibazo ngira ngo deje sinzi ko ari kukidusobanurira cyangwa se banabyitaho, nuko ngira ngo mu ngendo na komisiyo yacu yakoze ya bije, ikibazo twabonye nuko iyo ugeze kuri rwiyemezamirimo usanga afite report, closing report koko nk'uko deje yabivuze, ariko ugasanga iri manuel, ntabwo ariyo muri sisiteme. Ni ukuvuga ngo ntushobora kujya muri sisiteme ngo ubone closing report muri sisiteme ihuye na closing report bakoze mu buryo buri manuel. Kandi mu by'ukuri
leta yayinvestinze muri sisiteme, ntabwo dukwiye kugira ikintu kiri hibride ngo nujya gushaka closing report uyisange mu buryo buri manuel, kandi hari sisiteme yakabaye iguha ahubwo iyo closing report. Nimba hari n'ibintu byacururijwe hanze ya sisiteme nk'uko yabitubwiye ko hari igihe sisiteme igira ibibazo kandi ni na byiza kugira ngo abahinzi ntibahagarare bagacururiza hanze ya sisiteme bikinjizwa, kuko icyo twe twabonye ni uko ni ibintu bibiri bitandukanye, kimwe kiri hanze sisiteme kandi irahari. Numva ari ikintu gikwiye kwitabwaho kugira ngo abantu bashobore kuba bagira ibintu koko umuntu ashobora kureba akanamenya nimba n'uburyo izo nyongeramusaruro zacuruzwe ari uburyo koko buboneye. Murakoze nyakubahwa. Murakoze Honorable Francine. Nibyo kugira ngo wenda abahinzi badahagarara, leta iba yarashyizeho uburyo bwo guhuza ayo makuru kugira ngo izanayakoreshe mu gihe kiri imbere. Ni byiza ko ibintu byose biba recorded bikaba registered muri system. Ubwo icyo mvuga ni ukugira ngo no gucururiza hanze ya system bibe dekuraje, kuko habagaragaye n'ibibazo bya system idashobora kugeneratinga amakuru akenewe, kandi ari yatuma inzego zifata ibyemezo ku buhinzi ziyifashisha. Ubwo urumva ko hari ahantu abantu batari bagera. Ni byiza ko buri transaction ikozwe muri iyi sector ikwiriye kuba recorded kandi iri accessible ku bantu bakeneye gukoresha ayo makuru. Nibyo turabyemera, tuzabikosora rwose. Murakoze. Ni izo comment mukoze gusa ku binyuranyo. Hari byo Claire yavuze. Nyakubahwa Chair, kuri iki icya mbere nuko bafata ingamba, bari bavuze ko bazabikoraho, ubwo nuko ntacyo barabishoboraho, bakomeze babyiteho, yakomeza n'ibindi. Hari ibindi nari nabajije. Murakoze. Birajyanye byose muri system. Hari reference yatanze kuva kuri page 29 ari za weaknesses zirimo. Hari ibyo tutarasubiza. Hari cyagarutsweho kijyanye n'ubusabe bw'abahinzi bitinda muri systeme butemejwe n'abagronome. Nibyo hari igihe koko busabe butinda, ariko dukorana no ku government ndetse n'abagronome kugira ngo bikosorwe. Mu by'ukuri ni ibijyanye no kunoza imikorere n'imikoranire hagati y'inzego kugira ngo byihutishwe, ariko akenshi aba ari ubusabe bwaje nyuma cyangwa se bwaje nyuma mu gihe twenda guclosinga season, ariko ibyo tuzabireba case kuri case kugira ngo tubikosore bijyanye n'impamvu yabyo, ariko n'ibijyanye n'imikoranire hagati y'abagronome bagomba kwemeza abahinzi ndetse natwe dushinzwe kureberera system muri rusange. Murakoze. Muri rusange system mugomba kuzikoraho ku buryo bufatika. Muzana. Murakoze Nyakubahwa Chair. Ni ikintu gitoya ngira ngo yenda RAB izagenzure n'uburyo bwo gukoresha impapuro kugira ngo umuhinzi adafata umwanya muremure. Nabwo ni uburyo bwiza, ariko yenda bikaza no kujya muri system, ariko muzagenzure niba bose babikoresha, kuko bwari ubundi uburyo bwiza bwo kugira ngo umuhinzi adafata umwanya muremure ategereje ko connection igaruka. Nubwo bwose mugomba gufata ingamba zifatika kugira ngo ikibazo cya internet gikemuke, ariko muzagenzuze mumenye neza niba uburyo bose babukoresha, kuko bose babukoresha ntabwo twakabaye twakira ibibazo by'abahinzi batubwira ko bafata umwanya muremure bategereje ko connection igaruka, kandi ubundi uwo mwanya wakabaye ukoreshwa mu mirimo y'ubuhinzi. Muzabigenzure, muzasanga hose bishobora kuba bidakora neza. Claire. Murakoze Nyakubahwa Perezida. Ntekereza ko hari ibibazo bitandukanye n'iki twavugaga cy'inyuranyo gusa. Ku kibazo cyajemo ibindi byinshi yarashubije gusa ku bijyanye n'ubusabe bw'abahinzi butinda, ariko hari no kubura uburenganzira busesuye ku makuru ya kera, aho twasanze RAB ibona gusa amakuru y'ibihembwe bya vuba. Wenda urugero, aha babonaga ko babona igihembwe cya A 2025, B ndetse na A 2026, ariko ibindi ugasanga bisaba buri gihe kujya kuri wa mufatanyabikorwa Beka Tech House. Sinzi impamvu batabaho uburenganzira bwo kuba namwe mwabyibonera buri gihe atari ugomba kubasaba. Ikindi, hari uburyo bwo kwishyura budakora
igihe usanga budakora. Ubusabe bw'abahinzi icyo wari ukivuzeho, kubura raporo yo ku rwego rw'igihugu, mopa ikorana na Android gusa niko bikimeze, hari cyahindutse. Twagira ngo niba wenda n'abayiti bagufasha ariko batubwire uko bimeze ubu n'ingamba zihari. Abagoronome badashobora kwiyandikisha, byinshi twavuzeho ntabwo bari babigarutseho. Murakoze cyane. Nibyo tubasha kubona kugira access ku bihembwe bine biheruka, ariko n'andi makuru dukeneye abari muri archive nk'uko twari twabivuze. System ifite amakuru menshi aremereye, kugira ngo rero ikomeze gukoreshwa nta mbogamizi, byasabye ko ayo makuru bayashyira muri archive, ariko iyo dushatse kuyagiraho access barayiduha. Ubwo nabyo tuzabinoza kugira ngo turebe ese niki cyakoroshya kugira ngo ayo makuru abashe kugerwaho ariko bitabangamiye ikoreshwa rya systeme umwaka wose mu bihembwe by'ihinga bitandukanye. Turakirebaho rero tukorana na BK Tech kugira ngo binozwe. Amakuru ubundi yose dukeneye barayaduha, ariko ikijyanye na access ku makuru y'igihe kirekire nabo bayabika muri depositories zitandukanye. Ubwo no kureba uburyo twabonaho access twese dufatanyije. Ku kijyanye n'abagoronome batiyandikisha ubwabo, nibyo abagoronome bashya baje muri sector bandikwa n'abakozi ba RAB nk'uko biri muri systeme, kuko twanga ko hazamo nk'akavuyo umuntu wese agashaka kwiyandikisha nk'umugoronome kandi wenda atari ko tugomba gukora verification uwo muntu tukamuhabwa n'akarere n'ubuyobozi, noneho tukamushyiramo, kandi ntabwo bitinda uburyo bikorwa kugeza ubu. Ariko ariyo access ko babyikorera nabyo tumaze gukorana n'akarere tukamenya uwo mugoronome mushya waje, twaha uburenganzira twavugana na BK Tech uburyo byakorwa ku buryo bakwiyandikisha ubwabo. Ikindi twabamaraho impungenge nuko mbere yuko dutangira buri mwaka dukora amahugurwa y'abagoronome n'abandi bafatanyabikorwa bose muri smart nkunganire kugira ngo tubamenyeshe, twongere nka refresher training, twongere tubibutse uburyo system ikora muri rusange rw'ikoreshwa, cyane ko harimo nabo bashya baba bajemo. Ariko ikindi tunabamenyeshe impinduka nshya zagaragaye, tukabaha ndetse na materials zifashishwa kugira ngo babashe kubikurikiza bitabangamiye ibikorwa bya buri munsi by'abagoronome bakora muri systeme cyangwa se bafasha abahinzi kugezwaho n'inyongeramusaruro. Ikindi mwari muvuze nibyo, ntabwo systeme yari ifite uburyo bwa iOS bwo gukorana na Android, ariko turi gukorana na BK Tech kugira ngo nacyo bakinkurudingemo. Ubu abagrodealers twakoranaga bakoreshaga uburyo busanzwe, ariko nabyo ni inama nziza baduhaye kandi turabyitaho mu mavugurura arimo gukorwa nacyo kirimo. Ikindi cyari cyagaragajwe ndetse cyagaragajwe muri report nikijyanye n'uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe n'ubundi nabyo bikorewe muri system. Ibi nabyo tumaze iminsi dukorana na Minecofin ku buryo SNS ihuzwa na FMS, kandi ubwo buryo bwamaze guhuzwa ubu ngubu ku buryo muri iki gihembwe cy'inga dutangiye bizabasha gukorerwa muri system. N'impinduka rero zakozwe kandi nziza tubona zizazana impinduka mu mitangire ya serivisi no kwihutisha uburyo bwo kwishyurira muri system. Ndetse hari no gukorana na Rwanda Revenue ikijyanye n'imisoro nacyo kugira ngo binahuzwe na IBM na system ya IBM, nabyo biri mu byakozweho ubu ngubu tuzatangira gukoresha muri season iri imbere tugiye gutangira. Byagira inka ku kijyanye n'ikinyuranyo hagati y'amakuru yo muri raporo za Girinka, akenshi hari gahunda ikorwa ku mafaranga Minagri yohereje mu turere muri gahunda ya Girinka, ariko hari n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye ba leta nabo batanga inka muri iyi gahunda. Iyo rero akarere gakoze raporo usanga bashyiramo inka zatanzwe binyuze muri iyi gahunda ya Market Transfer yoherejwe na Minagri mu turere, hakaza bakashyiramo n'izaguzwe n'abandi bafatanyabikorwa. Niyo mpamvu ya kiriya kinyuranyo kirimo,
ibyo rero tuzakomeza gukorana n'uturere n'ubundi kugira ngo tujye dutandukanya raporo y'amafaranga yatanzwe binyuze muri minagri, amafaranga akoherezwa mu turere, noneho na raporo y'inka zatanzwe binyuze mu bandi bafatanyabikorwa batandukanye. Ni inama nziza kandi tuzafatanya n'uturere tuyishyire mu bikorwa. wenda PS aratubwira ukorodona iyi gahunda ninde ku buryo mutahuriza hamwe amakuru n'umusaruro umaze kugerwaho n'ibibazo birimo na impact byatanze ku buryo amakuru, ubwo turumva amakuru asa naho atatanye, kandi niyo haba hari abafatanyabikorwa bashyiramo basapotinga gahunda, ikiba kigamijwe nyine no kugira ngo gahunda igerweho. Murakoze. Mu by'ukuri hakwiye ku ruhande rwacu birakwiye ko twongera gufatana cyane cyane Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kugira ngo turebe uburyo iriya gahunda yagira inka tuyikoordinatinga. Ubusanzwe dutanga amafaranga agiye muri earmarked funding, akaba agomba nyine gufasha muri izo gahunda, hanyuma tukabona na reports, ariko akenshi usanga hakunze kubamo ikinyuranyo cyane cyane giturutse ku buryo bagenzi bacu bari kuri ground muri Minaloc baripotinga, ugasanga habayeho igihe kubera kuripotinga deadline yegereje, amakuru arimo usanga hari igihe adahuye nayo kuri field, kuko niba abantu bibutse kujya kuripotinga deadline yegereje, ugasanga habayeho igihe babikoze huti. Icyo gihe iyo bigenze gutyo biba ngombwa ko tubafungurira system kugira ngo bongere noneho bashyiramo data ziri accurate. Nagira ngo ariko nkomoze no kubijyanye na SNS. Muri rusange muri Minagri, muri sector yose y'ubuhinzi n'ubworozi dufitemo system nyinshi. Hari iyo ya SNS, hari iriya yindi yo dutangiramo amakuru ajyanye n'ubworozi, harimo n'ibyo byagira inka, hakaza n'izindi zigiye zitandukanye nka y'isoko n'izindi zose. Izo zose rero zizahurizwa hamwe muri system imwe irimo byose, ariyo AMIS. Ari narwo rugendo turimo rwo kugira ngo sector yose y'ubuhinzi n'ubworozi ibe digitalized. Urwo rugendo rero ni urugendo rurerure tugenda dutera intambwe imwe ku yindi, tukaba twizera ko ubwo tuzaba tururangije system yose ibonetse, ibibazo byose bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga bizakemuka. Ni urugendo twatangiye kuva mu 2023, turimo turagenda tumaze imyaka 3, haracyari indi myaka 3 n'ubundi, kuko turateganya ko tuzayirangiza mu 2029, ariko muri urwo rugendo twagiye tureba ibyihutirwa, akaba ari byo twabanje ibikenewe cyane. Muri ibyo rero harimo nka gahunda yo kugira ngo tubanze cyane cyane kubijyanye n'ubworozi, tubanze turegisteringe amatungo yose. Ibyo ngibyo nibyo turimo, harimo ibijyanye no gukurikirana veterinary sanitary mandate, uburyo amatungo avurwa ndetse akanakingirwa, harimo ibijyanye no guhunika ibigega n'ibindi. Hari ibyo twagiye dukora prioritization kugira ngo noneho turebe iby'ingenzi byihutirwa, aba ari byo duheraho kugira ngo noneho urwo rugendo rwose ruzajye kurangira system imeze neza, bityo ibibazo byose dufite ubu ngubu birangire. Murakoze banyakubahwa Depite.